ni ngombwa guha umwana amashereka yonyine kugeza byibuze agize amezi 6. Gusa muri iki gihe usanga kubera impamvu zinyuranye ababyeyi bahitamo guha amata yo mu bikombe abana babo kubera ko bumvise publicité kuri radio, televiziyo cyangwa mu bantu batandukanye bayavuga ibigwi. Kenshi ku bikombe by'ayo mata haba handitseho ibyo ayo mata akozwemo, ariko rimwe na rimwe haryo buri wese ataba ashoboye gusobanukirwa: prebiotic na probiotic. Ubusobanuro, ingero, ubwoko kuri aya mata ahabwa abana yo mu bikombe nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cya none. Gusa nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Amizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose: Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Uje hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza atwandikire muri comment. Ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, naho nge mugiye kubana nitwa Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro, ingero, ubwoko kuri aya mata ahabwa abana yo mu bikombe. Ese probiotique na prebiotique ni iki? Probiotique bivugwa igihe mu mata harimo udukoko duto, bacteria. Utu dukoko tuba mu mara ya buri muntu, ibyo bita flore intestinale. Utwo dukoko dutandukanye n'utundi dukoko tumenyereye twumva dutera indwara. Ugereranyije muri utwo dukoko tudatera indwara, flore intestinale, harimo amoko 1000, kandi muri two harimo twitwa bacteries n'utwita levire, kandi ugereranyije dupima hagati y'ikiro n'inusu cyangwa se ibiro 3. Buri muntu agira utwo dukoko mu mara, twose hamwe aba ari nka miliyari ibihumbi 100. Noneho reka turebe akamaro k'utu dukoko twituriye mu mara ya buri wese mu bantu kandi tudatera indwara. Utu dukoko nitwo dutuma hakorwa vitamine K na vitamine B12. Utu dukoko nitwo turinda indwara zitandukanye mu mubiri wa muntu. Utwo dukoko kandi nitwo tunarinda amara kononekara cyangwa kwangirika. Utu dukoko dutuma iyo umuntu agiye kwituma imyanda yose yari murimo yavuye mu byo yariye byose isohoka. Utu dukoko dutuma kandi ibyo wariye bitakugwa nabi. Noneho reka turebe urugero rwiza rw'amata aba arimo utwo dukoko tw'ingirakamaro. Amata yitwa Nan Pro namwe mu mata y'abana kandi abamo probiotic. Reka noneho turebere hamwe no kuri prebiotic. Prebiotic ni ifunguro ry'utwo dukoko tuba mu mara, bivuze ko ari intungamubiri zatwo. Bityo zimwe mu ngero z'ayo mafunguro ni isukari yo mu bwoko bwa cellulose, lactose na galacto. Iri ni ifunguro ry'utwo dukoko naryo riba rifite akamaro, kuko iyo ribuze utwo dukoko turapfa. Ibyo umwana ariye byose bimugwa nabi, ugasanga ahorana constipation, amagufa ye akononekara. Iyo utwo dukoko tubuze ibyo kurya byatwo, ku muntu mukuru usanga ashobora kurwara kanseri y'amara cyangwa bikamutera kugira ubushake bwo kurya bidasanzwe. Ibyo bikaba byanamuviramo kugira umubyibuho ukabije. Ngira ngo aha mumaze kubyumva ko probiotique ari udukoko tudatera indwara ahubwo turinda umubiri wa muntu, naho probiotique akaba ari ifunguro cyangwa se vitamine z'utwo dukoko zitubeshaho kugira ngo dukomeze kubaho mu mubiri wa muntu. Noneho reka turebere hamwe amwe mu mata ahabwa abana arimo probiotique. Muri aya mata twavuga nka Pico, twavuga Ninolac, twavuga K1 Gate.
inshuti bakunzi bacu, aya mata cyane cyane ayaba yanditseho probiotique ushobora kuyaha umwana akamurinda kugira constipation kandi akamufasha gukura neza ntagire ibiro birenze urugero kandi akagira amagufa akomeye. Ibi bisobanuye ko kandi ukwiye kujya ugerageza guha umwana ubwoko bubiri bw'aya mata kuko amwe ari mu two dusimba tw'ingirakamaro mu mubiri w'umwana ndetse andi akabamo intungamubiri z'utwo dusimba. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho uyu munsi twareberaga hamwe ubusobanuro, ingero, ubwoko bw'amata abana banywa yo mu bikombe. Reka dusoze mbashimira kubana natwe, ariko mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Amizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Amizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa kudusobanuza twandikire muri comments, ariko kandi ntubyihererane, ukande like, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Amizero Media. Nge mwabanye nitwa Amizero Crispin. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kugira ubuzima buzira umuze.